Amazina yanjye nitwa Isimbi Gaëlle. Umunsi umwe mama umbyara yatashye mu gicuku ari kumwe n'umugabo ukuze cyane. Majije mama ntuyo ninde? Ati ndagira ngo utangire wishime guhera umwana wanjye kuko nakuboneye umugabo uzajya guha buri kimwe yifuza muri iyi si. Uyu mugabo ubona twatahanye ni umukire cyane kandi arifuza ko mwabana nk'umugore n'umugabo. Nahise nkubitwa n'inkuba kuko siniyumvishaga uburyo ki mama umbyara ari buri kuvuga aya magambo. Igihe nyiri kure mu bitekerezo, mama ategera uyu mugabo afite byose ushaka. Mwicarane mutangire mumenyane kuko kuva bazajya kwita umugore nawe umwita umugabo. Wa mugabo yesa nkurura n'imbaraga, anyicaza uruhande rwe atangira kunkorakora ari nako ashaka kunsoma. Mu by'ukuri mu buzima bwanjye bwose nari narabubayeho nitwararika cyane. Umujinya warafashe mpita mvugira hejuru mbwira mama nti, mama ni gute ushobora kwemera ikigabo kingana gutya kunkorakora urebera? Mama ati yoroshye wa kana we kandi ijya wubaha abakuruta. Ndavuze nti reka uwo mugabo akora ibyo ashaka, urabona numurakaza nzabona ibyo yanyemereye. Nahise mbaza mama nti ni ibiki yakwemereye mama? Wangurishije? Mama ati ntabwo nakugurishije mwana wanjye, ariko uramutse wemereye umugabo ibyo ashaka wazabona akazi keza muri coffee shop ze nyinshi afite hano mu gihugu. Ntabwo namenye aho umujinya waturutse, nkubita cya kigabo rushyi rwiza rw'amata amatsoka niruka ntazi aho ngana. Nyuma y'akanya katari gato niruka, ari nako ibitekerezo byambanye byinshi, nagonganye n'umusore wari ufite agakombe k'ikawa mu ntoki mumenekaho. N'ubwoba bwinshi nubuye amaso mbona nyitegereza cyane. Ku mutima nibazaga icyo ngiye kumubwira nkakibura neza neza, ahubwo ubwoba nkumva buranyishe. Mu gihe nyibaza icyo ngiye gukora, yahise ambaza ati ufite ikihe kibazo ko mbona wirukanka muri iri joro? Ni amahoro? N'amasoni menshi ni nta kibazo mfite. Tiwimbeshya ndabibona ko utishimye mu maso. Ahubwo wanyemera tukinjira hano muri coffee shop tukicara ugatuza tukaganira tunywa n'agakawa. Akivuga ijambo ikawa, umutwe byahise byivanga. Mutamusubizanya n'uburakari bwinshi, nturabona ndagakobwa gaciritse cyane ku buryo yangura ikawa nkaho ndi gusabiriza? Umuhungu yarandebye aranyihorera, ariko mbibona ko ababaye. Yasubiye inyuma muri coffee shop agura agakombe k'ikawa nuko arasohoka ntambuka, yegera umusaza wari wicaye imbere y'umuryango w'iyo coffee shop arimo arafunguza. Maze wa musore gira wa musaza amuha agakombe k'ikawa. Mu by'ukuri naratunguwe cyane kuko muri uyu mujyi dutuyemo n'ubwa mbere nari mbonye umuntu wita ku muntu ufunguza. Wa musore yahise ahindukira agaruka muri ya coffee shop. Ngerageje kumusaba imbabazi arambwira ati wanze ko twicana ngo tunywe agakawa, urenzaho n'amagambo ugira uti ndabona uciritse ku buryo nakugurira ikawa? Ni ukuri wiragagije ko hariho abantu kuri iyi si badafite ubushobozi bwo kugura agakombe k'ikawa. Nanjye koko numvise nakoze amakosa maze musaba imbabazi nkomeje. Yaranyemereye noneho turaganira, ambwira ko ari umuntu ukunda gufasha abantu batishoboye mu buryo ashoboye. By'ukuri numvaga naryohewe ariko ndi kumureba mu maso. Twakomeje kuganira nanjye nza kwisanga ndi kumubwira inkuru yanjye y'ibimbayeho. Yanyihanganishije cyane ariko nkabona nta gahunda afite yo gutaha. Nahisemo kumusezera nuko nsaba ko yamerekeza nanjye ndabyemera. Mu nzira turi hafi kugera mu rugo twahuye na mama avuye guherekeza wa mugabo. Umujinya waramwishe. Ati agahungu k'agakene niko wari ugiye kureba? Mumaze kuryamana? Nta soni? None rero kari kanaguherekeje ngo muze gusezerana munasomanira imbere y'inzu yanjye. Narumiye ku mutima ndibwira nti uyu mubyeyi kuko ni mama umbyara cyangwa yarantoraguye. Siniyumvishaga ibiri kuba pe. Wa musore yahise nsezera mbona rwose bibaye ntacyo bimubwiye, nuko aranyegera aranyongorera ati reka nizere ko ejo tuzongera kubonanira mu gikari cyariya twari turi. Natangajwe n'amagambo ambwiye ariko kandi numva nishimye. Nabonaga nyitayeho cyane, mama nawe niko yari ari kumutuka ibitutsi ntabasha kuvuga kugeza umusore arenze. Singewe wabonye bucya, nuko negereza ko umugoroba ugera ngo njye kuri ya coffee shop kuko numvaga ariho hantu ashobora kuba asohokera ku masaha ya nyuma y'akazi. Umugoroba warageze nanjye nshyiramo agakote ndihuta cyane ngo nagerayo ahavuye. Mageze nahise njya mu gikari cya coffee shop, nasanze umusore anegereje. Nimukubita amaso numvise ibineza neza muri njye uko nifata. Maze ndamubaza ni mwiriwe? Mwiriwe neza mukobwa mwiza? Yego niriwe neza uretse ko tubivuga byinshi ahubwo nyemerera twinjire hano. Nuko afungura urugi rwo mu gikari rwa ya coffee shop. Ku mutima ndibaza nti
ese kubera icyo afite imfunguzo z'aha hantu, ariko sinabitindaho. Twarinjiye duhingukira ahakorerwa imigati n'ibindi bijyanye n'amafarini bicuruzwa muri iyi coffee shop. Nuko arambwira ati ndifuza ko twamarana akanya turi kumwe nkagufasha kwibagirwa ibibazo umazemo iminsi. Niyo mpamvu nagusabye ko twahurira hano mu gikari kugira ngo nubinyemerera tumarane akanya turi gukora imigati. Numvaga ntazi sindemo kandi numva nshaka kumarana nawe umwanya. Nahise mwemerera vuba niyego nanjye ndabishaka. Ese wanyigisha gukora imigati? Ati cyane rwose. Nuko turatangira twegeranya ibikoresho. Mu gihe twari turi guponda ifarine twabikoraga mfashe ibiganza ariko anyerekera uko bikorwa. Ibyiyumviro byarazamutse turushaho kwegerana. Umungu atangira kunkoraho, nanjye sinamubuza biratinda. Gusa uko yankoragaho ubwenge bwari bwagiye ahandi. Nibutse rya joro wa mugabo watahanye na mama nkoraho, umujinya warazamutse nangira gutuka wa musore. Ntiwanzanye hano kugira ngo mfatirane? Ati hoya, ndabarira nanjye sinzi bimbayeho, nukuri ntabwo ndi umusore wakora ibi bintu. Nahise mubwira nta bagabo mwese muri kimwe, ndagiye ntuzongeye gutekereza ko tuzongera kubonana. Nuko nsohoka nirukanga cyane kandi mbabaye. Nyuma y'iminsi 3 wa musore yatangiye kujya yohereza indabo mu rugo buri munsi. Indabo nziza zihumura neza. Nyuma y'icyumweru azohereza buri munsi natangiye kumukumbura. Nangira kwibaza uburyo nzongera guhura nawe, ariko nkabura aho nzabihera n'uburyo twatandukanye umunsi mperuka kumubona. Ku munsi wa 8 mu gitondo mama yabyutse yitegura, ambwira ko dufite umushyitsi ukomeye ariko ntiyambwira uwo ari we. Hashize akanya mama arambwira ati umushyitsi twari dutegereje arageze. Ngiye kumwakira. Mama agifungura umuryango yasanze kado imbere y'urugi, abarampamagaye ati ibi bintu biri hano ubu si ibyawe ra? Naje kureba ibyo ari byo nihuta cyane. Nyifungura ya kado nasanzemo umugati usa neza. Akandiko hejuru handitseho ngo umbabarire uko nitwaye kuri uriya munsi. Inyuma ku rwandiko handitseho ngo Jacques. Numvise nishimye kuko kugeza icyo gihe ntabwo nari nzi izina rye. Nahise niruka mu cyumba cyanjye mpita mpindura imyenda ngo njye kuri ya coffee shop mutegererezeyo, nubwo nari nzi ko ndi bumusangeyo. Nyifungura umuryango wo mu rugo nakubitanye na mama ari kumwe na cya kigabo. Mama arambwira ati nguyu umushyitsi twari dutegereje. Se kuhinduye imyenda rero wamenye ko ari we dutegereje? Mama ndamubwira ni hoya, njye mfite aho ngiye gumana n'umushyitsi wawe. Mama bararakaye arambwira ati ubushize ukuntu witwaye byandakaje cyane, niwongera ndagukubita kugeza uzemerera kumva ibyo ndi kukubwira. Ubwo kiyambitswe gutya akagiye kureba ka gasore k'amafuti kadafite amafaranga gasize umugabo nyamugabo waje kukirebera. Nta hantu ugiye uyu mugabo yaje hano ngo dutegure ubukwe bwawe nawe. Nahise nsuka amarira ambwira mama nti mama narakubashye kuva ndi umwana. Nirinze kujya mu ngeso mbi zose kugira ngo batazavuga ngo wandeze nabi. None ubwo ushaka gusenya ibyo naraniye kubera wowe? Mama ndagukunda ariko mbabarire sinemera gushyingiranwa n'uyu mugabo rwose. Nahise musunika nongera gusohoka nirukanka ngana kuri ya coffee shop. Uyu munsi ubwo numvaga ngiye butazagaruka iwacu. Ngeze kuri ya coffee shop nasanze hari abakiriya benshi bose bari gusavingwa na wa musore. Ndamubaza nti kuki uri gukora ibi? Anyihorera. Ndibwira ni we aracyandakariye. Mutima namangira inama yo kumusaba imbabazi ndamubwira nti mbabarira kuko itwaraho kuri ya wa munsi nagahinda nari mfite ku mutima. Nahubwo se nkufashe iki muri aka kanya? Arandeba nuko atera intambwe aranyigira arambwira ati mfata mu biganza. Ati nyemerera ugumane nanjye. Bitamubaza nshaka ko ngumana nawe kugeza iki kirori kirangiye. Arongera aranyitegereza ati hoya ndagusaba ko wagumana nanjye ubuzima bwanjye bwose. Numvise nishimye. Yongera kunyegera turasomana bwa mbere. Kuko nahuye n'urukundo rw'ubuzima bwanjye nyuma yo guhunga mu rugo kubera mama washakaga kungurisha ku mugabo w'umukire.